Muri Jela Kitchen tuzajya tubagezaho uburyo wategura amafunguro atandukanye n'akamaro kayo. Turabasuje tubahaye ikaze nanone wakoze kubana natwe. Iyi ni Jela Kitchen aho tubategurira ibiryo bigiye bitandukanye, mukamenya uburyo mushobora gutegurira amafunguro iwanyu mu rugo iwanyu, mukayategura neza, mukarya neza, mukakira abashyitsi neza. Ngiye rero tugiye kubana nitwa Jeannette Isenge. Uyu munsi tugiye gutegura amafi yitwa tilapia. Murayamenyereye, murayazi, murayabona ku masoko, mu supermarché atandukanye. Amafi aba hari nkuko muri kuyareba ahangaha rero. Na amafi yitwa tilapia. Turaba dufite ibirungo byacu. Iyi ni fish masala, iyi ni black pepper, turakoresha magi, dufite na tungurusumu. Ubu rero tugiye kubanza gusizoninga amafi yacu cyangwa se kuyarunga kugira ngo ibirungo bifatemo, tuze kugira igihe cyo kuyitegura byamaze kwinjiramo neza. Ni byiza kubanza ukayisiga bikajyamo imbere, ugategereza iminota hagati y'iminota 20 na 30 kugira ngo ibirungo byose byinjiremo neza. Ndafata icyuma cyanjye rero, ifi yanjye nyicemo ibice. Tukibutse ko kugeza ubu ku isi habarirwa ubwoko bw'amafi 32,000. Mu mafi tukaba dusangamo vitamine D, tugasangamo vitamine B12, proteine ndetse na vitamine F ariyo igizwe na omega 3 na 6. Amafi afasha abashaka gutakaza ibiro kuko atuma umubiri wihutisha imikorere yawo. Amafi kandi afasha mu mikorere y'ubwonko, yongera ubwenge butekereza kandi arinda indwara yo kwibagirwa ikunze gufata abageze mu za bukuru. Ifi yanjye rero maze kuyikataho uduce tugiye dutandukanye, tugiye mu mwanya noneho wo kuyisizoninga cyangwa se kuyironga. Shyiraho imbere n'inyuma, kamakinga sure ko ibirungo byawe biri bwinjiremo. Twarangiza tugashyiramo fish masala. Si ngombwa gushyiraho ibirungo byinshi si byiza. Ndangiza noneho hano mfiteho kibe magi. Nibutse ko iyo washyizemo ibi birungo birimo imyunyu si ngombwa gushyiramo undi munyu mwinshi igihe wabyifashishije. Ifi yanjye rero ndayisiga neza, ibirungo byinjiremo. Urabona ko itunganyije, ibintu byose tuba twabanje kubikuramo. Tungurusumu yo ni nziza. Nayo ukayisigaho neza. Murabizi ikirungo cya tungurusumu rwose gituma ibyo watetse bigira flavor, bikaryoha cyane. Maze gusiga ifi yanjye rero, maze kuzisiga neza, ngiye gutegereza iminota 30 ibirungo bimare kwinjiramo neza. Nibimara kwinjira tugaruke dukaranga isamaki yacu. Iminota 30 yacu rero irarangiye, ifi yacu yamaze kwinjiramo ibirungo. Ubu tugiye kuyishyira mu mavuta.
shyiramo amavuta aringaniye kugira ngo ize gushya neza. Ubona rero amavuta yacu amaze gushya, tugiye kurambikamo ya masamaki yacu twamanje gusizoninga. Amafi kandi agabanya ibyago byo kurwara umutima, stroke, diabete, indwara zigendana n'ubudahangarwa ndetse na kanseri zitandukanye. Amafi kandi arimo intungamubiri zifasha mu mikurire cyane cyane ku bana batoya. Urumva rero ko kurya amafi ari byiza cyane ku buzima bw'umuntu umunsi ku munsi, bikamufasha kugira imibereho myiza ndetse no kwirinda kurwara indwara za hato na hato. Amafi yacu rero ureka iminota 5 kugira ngo uze kuyahindura, ukamenya ashobora ko adashirira kandi aza gushya neza ahantu hose. Tukagabanya n'umuriro, kugira ngo bitaza gushirira ubwo amavuta aba yamaze gushya. Wirinda ko ishirira. Yes, urabona ko hasi yahiye. Alright. Aha naho rero utegereza indi minota 5 kugira ngo mo hasi ibihiye neza. Ubona rero ko ifi yacu igeze aho kwarurwa. Urabona ko ihiye, twabanje kuyibirindira kugira ngo idashirira, tuyitaho cyane. None tugeze igihe cyo kuyarura. Ngira ngo murabibona rero twamaze guhisha. Isamaki yacu yahiye. Ushobora kuyitegura na salade zitandukanye bitewe n'ibyo ukunda, ariko aha ngaha urabona twakoresheje salade ya leti, dushyiramo concombre, dushyiramo urunyanya, igitunguru ndetse na citron cyangwa indimu. Murabizi ko indimu buri gihe ijyana n'isamaki. Ubu rero ushobora kurya ukinjoyinga. Wakoze kubana natwe. Ibiganiro bya Jela Kitchen bizajya bigaruka umunsi ku munsi. Mwari kumwe nanjye Jeannette Ayisenge. Tuzahora ubutaha kugira ngo ujye ubona ibyo twateguye. Ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse ukore na like, sharing n'inshuti zawe n'abavandimwe nabamenye guteka neza. Kandi niba hari ibyo wifuza ko twazagutegurira, ntiwibagirwe gusiga comment kandi usharing na bagenzi bawe. Ciao, bye bye.